Reka nongere nguhe ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose abo mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Mu makuru y'uyu munsi rero ndaza kubwira ko umuhanzi Burna yongeye kwandika amateka, habaye umuhanzi nyafrika wa mbere uzaririmba mu itangwa ry'ibihembo bya Grammy Awards mu bihumbi 2024. Ndetse muri aya makuru ndaza kubwira ko Bruce Melody musanzwe emukunda yamaze kuba yashora imari muri UGB. Uyu Bruce Melody akaba yavuze ko we ashora akunguka cyangwa se agahomba, ndetse yanavuze impamvu yinjiye mu bushabitsi aho gukora umuziki wonyine. Mu makuru arambuye rero ni mukanya gato cyane. Umuhanzi Burna rero yongeye kwandika amateka, ahabaye umuhanzi nyafrika wa mbere uzaririmba mu itangwa ry'ibihembo bya Grammy Awards 2024. Uyu rero Odamini Oguro, umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo ukomoka muri Nigeria wamamaye ku izina rya Burna yongeye guca gahigo gakomeye kadafitwe n'undi muhanzi nyafrika uwo ari we wese, nk'uko The Record Academy rero itegura ibihembo bya Grammy Awards yabitangaje. Yavuze ko Burna azaririmba mu birori bizaba ku itariki ya 4 Gashyantare 2024 aho bizabera muri stade ya Crypto Arena mu mujyi wa Los Angeles. Burna rero azaririmba muri birori bya Grammy Awards 2024. Ibi rero byahise bituma Burna aba umuhanzi nyafrika wa mbere mu mateka uzaririmba muri birori bizaba bibaye ku nshuro ya 66 kuva byatangira gutangwa. Burna azaririmba muri birori bya mbere mu muziki, mu gihe rero anahatanye mu cyiciro cya Best African Music Performance abikesha indirimbo Yes City Boys iri mu zigezweho ubu. Byaba rero byaba amata abyaye nyine amavuta. Uyu muhanzi ahise anegukana igihembo cya Grammy Awards nyuma yo kuririmbira ababyitabiriye muri 2021. Rero Burna yatwaye igihembo cya Grammy Awards abikesha album yise Twice as Tall. Burna rero uciye akagahigo asanzwe n'ubundi yari afite igihembo agahigo nyine koko yaratwaye igihembo cya Grammy Awards mu 2021. Ku rubyiniro rw'ibirori azahahurira n'abahanzi bakomeye ku isi barimo nka Beyonce, Dua Lipa, Olivia Rodrigo n'abandi bagiye batandukanye. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri Bruce Melody aho yatangaje ko we n'itsinda rye biyemeje gushora muri UGB kandi ko bizeye ko izabungukira. Ibintu rero asobanura ashingiye ku mahitamo yagiye akora mu bihe byashize. Yabigarutseho mu kiganiro n'itangazamakuru cyo ku itariki ya 19 Mutarama 2024 cyabereye muri Beka Arena. Yasobanuye ko rero kuva yakwinjira mu muziki yaranzwe no gufata ibyemezo byashoboraga gushyira iherezo ku rugendo rwe, ariko bikagenda neza kurusha uko yabaga yabitekereje. UGB rero ni United Generation Basketball yasoje umwaka w'imikino wa 2023 iri ku mwanya wa 8 mu makipe 18. Bruce Melody rero yasobanuye ko iyo kipe nubwo yatsindwaga kuva bashoyemo imari bizahinduka kuko yaburaga amafaranga ngo yiyubake. Yagize ati rero igiye kubereka uko umukino wa basket ukwiriye kuba wakinwa. Bruce Melody rero yinjijwe mu muziki na producer Fazo mu mwaka wa 2012. Yatangiye rero ari umuraperi ariko anazi kuririmba. Fazo rero yasabye Bruce Melody kureka hip hop amukorera indirimbo batagamije amafaranga. Niwe rero wamukoreye iyi yitwa Uzandabure yakunzwe cyane muri 2014. Muri 2014 Bruce Melody yatandukanye na Fazo asanga Junior Multi System nawe bakorana indirimbo hashize iminsi baratandukana. Muri uwo mwaka agitandukana na Junior, Bruce Melody yavuze ko yegereye piano The Graveman amwishyuza $1,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Bruce Melody rero yeretse piano yiruka mu bandi bahanga mu gutunganya imiziki, ariko yabaga afite ubwoba ko rangiranye. Abarimo rero Pastor P n'abandi babaga bagezweho muri iyo myaka bamukoreye ibihangano kugeza ubwo ahuye na Medbeat wamukoreye iziremo Katerina yamufunguriye isoko ryo mu karere. Bruce Melody yasobanuye ko ajya gukorana na Medbeat yabaga atizeye umusaruro uzavamo kuko yari umusore ugitangira izina mu gutunganya
indirimbo z'abahanzi bazwi. Nyuma rero Medbeat yaje kuburirwa irengero ndetse anaburira umwanya Bruce Melody. Yigira inama rero yo kuzenguruka muri studio ahura n'uwari umusore muto w'inzozi zihambaye, ari we rero waje kuba Element. Bakoranye yitwa Hands Up, izamura izina rya Element, aba rero umuhanga mu gutunganya indirimbo zigezweho mu Rwanda n'imahanga. Bruce Melody yagize ati na Element nizaniye abantu batamuzi, ati nageze aho ndamubura, mbona ko biri kugenda biba bibi kuko nagiye mbaho nirengera ingaruka. Nkorana rero n'umuproducer umwe yagenda ngatangirira hasi, ati byarashobokaga cyane ko nakwibagirana burundu, atari ko Imana yarahabaye ndacyahari. Uyu Bruce Melody rero yasobanuye ko ishoramari rye muri UGB aribarira mu gihombo no mu nyungu nk'uko umuziki we wazamukiye ku mahirwe. Ati rero nagiye muri studio nkora na Prince Kizi, nta muntu wari umuzi, ati yankoreye When She Is Around, ati mfata nk'indirimbo kibihe byose kuva natangira umuziki, yamfunguriye imiryango impuza na Shaggy, ati nigiyeho uko abahanzi bakora umuziki ushingiye ku bucuruzi, kandi muraje mubone ibyo ngiye gukora muzabibona biri kuba. Murumva se ibintu byo kwiyemeza ingaruka ntarabibayemo kuva muri 2012. ati ngenda ashora ngahomba cyangwa se nkunguka. Bruce Melody rero ubwo yitabiraga Rwanda Day mu 2019 yabereye Ibo muri mu Budage, yaganiriye na King James. Icyo gihe rero King James yamubwiye ko azasubira mu Rwanda muri Rwanda Day ari umushoramari. Bruce Melody nawe nk'umuhanzi ukura amafaranga mu muziki yemeje gushora mu bundi bucuruzi, bityo byose bikunganirana. Yasobanuye ko Coach Gaël bafatanya amwigiraho byinshi birimo no gushora mu mishinga itandukanye, imwe abantu babona indi ikaba atayitangaza. James rero yashoye imari mu bikorwa bitandukanye birimo amaduka, uruganda rukora ifu ya kawunga, urubuga rucuruza ibihangano n'ubundi bucuruzi. Ni mu gihe rero Coach Gaël afatanyije na Bruce Melody societe yitwa 755 Limited ishinzwe bijyanye n'imiziki, akagira Blue Sky iri kubaka Blue Sky Park Arena yahinduriwe izina ikitwa Kigali Universe, iri kubakwa rero mu gisenge cya Shike mu mujyi wa Kigali. Bruce Melody rero Coach Gaël na perezida wa UGB ntabwo basobanuye amasezerano bafitanye n'imigabane yaguzwe muri iriya kipe, ariko Coach Gaël yavuze ko ari imikoranire y'igihe kirekire. Reka we banye natwe mu makuru y'uyu munsi, nkubwire ngo wakoze kubana natwe, nkubwira ko iyi ari Davis Entertainment, ariko bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru tugende tubagezaho buri munsi. Turabakunda cyane.